Isi dutuyemo ni isi ishingiye ku ikoranabuhanga. Uko iterambere rigenda rikura ndetse uko umunsi uza niko havumburwa ibintu byinshi bitandukanye. Ese wowe ujya utekereza ku isi iyo iba itarimo iterambere? Iyo isi itabamo indege, isi nibemo amato, isi iyo itabamo imodoka, ese byari kugenda bite? Kuri ubu ngubu siko twese dufite ubushobozi bwo kwigurira imodoka zacu, ariko abenshi muri twe dufite ubushobozi bwo gukonsoma cyangwa se gukoresha za modoka zakozwe zigakorwa n'abo tutazi, igitekerezo kikava aho tutazi, ariko uyu munsi tukaba turi kuzibona iruhande rwacu, arizo zidutwara ndetse zikadutwaza. Ese ujya utekereza iyo muri ino si umuntu aba akoresha amaguru ye akikorera akoresheje umutwe? Urugero, iyo ukenera kujya i New York ugiye gusura bene wanyu, hari ibyo ushaka kubashyira, umusaruro wejeje, ukikorera umufuka w'ibiro 50 ugashyira ku mutwe, ukagenda urugendo rungana n'iminsi ndetse n'amezi n'ibyumweru, ukaba wagenda ugiye gusura umuntu ariko ukazamugeraho umaze guhinduka mu mikurire. Ubwo ndi kuvuga iyo ugenda n'amaguru ukikorera ibyo biro byose twavuze ubishyize ku mutwe. Ese iyo si wowe ujya uyitekerezaho? Ibi niko byari kugenda iyo isi itaza kubamo abagabo b'abahanga, niko byari kugenda iyo abo bahanga batari gukora imashini. Ubwo ndavuga za mashini zifite umuvuduko uruta uw'abantu, uzita imodoka cyangwa se izindi mashini nk'ubwato, imashini zigendera mu kirere arizo ndege. Ese iyo zitaza kubaho ngo zijye zigenda ku muvuduko uruta uw'abantu, zikorere ibiruti by'abantu, iyo hadakorwa izo mashini zitananirwa, ese uyu munsi tuba tubarizwa hehe? Niyo mpamvu uyu munsi ngira ngo tuganire ku ivumburwa ry'imodoka. Ariko mbere yuko tubiganiraho, reka tubanze dutekereze, twibuke yuko mu isi ya kera hakoreshwaga amafarasi. Amafarasi yararyaga, amafarasi ndetse yarananirwaga akaba yakicara akaruhuka. Amafarasi ni ikiremwa cyagiraga ubwenge ku buryo kinaniwe utagikubita ngo kigende ku ngufu, ahubwo kiryama kikagusuzugura. Ariko abahanga nibo baje gutekereza gukora ikinyabiziga kitazagusuzugura, nubwo bijya biteza akaga, ariko bakoze bya binyabiziga kiruha. Ubwo akaba ari ukuvuga yuko cyabuze essence, bikaba ari nk'urwego rw'uko umuntu yarya mu gihe yananirwa. Umuntu ashobora kurya agahaga narenzeho, ariko ikinyabiziga niyo cyakuzura uratwara, wagera imbere ukongeramo essence. Ubwo nibwo buhanga na n'ubu ngubu tutarabasha kwiyumvisha twebwe abataravumbuye. Ese wewe ntabwo ujya ugira amatsiko ngo uvuge igitekerezo nk'iki cyavuye he? Ni mu wuhe mwaka? Uwakizanye we yari inde? Yari muntu ki? Nibyo ngira ngo uyu munsi tuganireho dushira amatsiko. Ariko mbere ko tuganira kuri ibyo byose, reka tugaruke kandi twibande ku bihe byabanje kugira tugere uyu munsi, ndetse nyuma y'ibyo byose twibande kuri ibyo bihe hakoreshwagamo ubuhe buryo mu ngendo, mu bwikorezi, mu gusurana n'ubundi butumwa ubwo ari bwo bwose bwasabaga gukora urugendo. Iyo niyo mpamvu iyo usubije amaso inyuma ubona mu bihe bitandukanye amafarasi twavuze yarakoreshwaga, amato, habayeho uburyo bwo kugendera ku migozi, imigozi imanitse mu biti. Ibi bikaba byarakoreshwaga cyane n'abari batuye mu mashyamba. Ariko kuri uyu munsi wa none, niba ari igisubizo cyoroshye, ni igisubizo cy'ingendo, aho uvugana n'umuntu ari mu gitondo muri mu bihugu bitandukanye, bikagira nimugoroba mwamaze guhura, bikagira nimugoroba niba musohoka mwasohotse mwaganiriye ndetse mwagiranye ibiganiro byiza. Ese ibi byose nk'uko nakomeje mbikubaza, iyo hataza kuba abahanga batekereje ibyo ngibyo, twe byari kugenda bite? Nguhaye ikaze mu isi y'ubucukumbuzi n'ubuvumbuzi, nguhaye ikaze mu muryango mugari wa Iwacu Topic, ndetse nguhaye ikaze muri kino kiganiro. Ngewe tugiye kubana, nitwa Fix Niyomanu. Kugeza uyu munsi hamaze kubaho ibihe bitandukanye, ariko reka tuganire kuri ibi bihe bitanu kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza mu buryo bunoze ivumburwa ry'imodoka zigezweho. Ngiye kugusobanura ibihe bitanu by'ingenzi kugira ngo tugere ku gihe imodoka yavumburiwemo. Si uko ari byo bihe bibaho byonyine, ahubwo reka twirengagize ibindi bihe, harimo ibihe nka modern age, ibihe nka contemporary era n'ibindi bihe bigiye bitandukanye. Gusa twe twibande kandi tugaruke kuri ibihe bitanu kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ivumburwa ry'imodoka tutagiye kure cyangwa mu magambo menshi. Mu buryo bunoze, reka dutangire n'igihe cya mbere. Iki nicyo gihe cya kera cyabayeho kurusha ibindi, ni cya gihe cyiswe prehistoric era. Akaba ari ibihe miliyoni y'imyaka ishize. Ubwo habarwa yuko ari imyaka 3000 mbere ya Yezu cyangwa Yezu Kristo.
Ibi ni bimwe mu bihe bitigeze bigira iterambere na gatoya, kuko ni bimwe mu bihe abantu bari baratangiye kubaho. Bimwe muri bya bihe ni amakuru menshi twabibonaho, kubera yuko ni ibihe hatari hari uburyo bwo kubika amakuru. Ni bwa buryo hifashishwa ubushakashatsi ndetse n'ubuvumbuzi kugira ngo bamenye uko icyo gihe byari bihagaze. Muri iki gihe twibanze ku kijyanye n'urugendo, kuko uyu munsi twiyemeje kureba ku bibazo cyangwa se imbogamizi imodoka yakemuye. Ese imodoka yo yakozwe ryari? Reka turebere hamwe icyo gihe ingendo zari zihagaze gute. Muri icyo gihe uburyo bwakoreshwaga ku ngendo yari ingendo z'amaguru, aho umuntu yakeneraga kugera aho ajya akagenda n'amaguru, yananirwa agacumbika akongera agasubukura urugendo nyuma yaho. Nyuma y'ibyo byose ntabwo hakoreshwaga amaguru gusa, ahubwo hakoreshwaga imbaho zarambikwaga ku mazi. Ubwo niba ari mu mugezi cyangwa ikiyaga, harambikwagaho imbaho zumye zitabasha kwibira mu mazi, zikarambikwaho maze zikaba zihambiriwe ku buryo zifatanyirijwe hamwe, ugenda cyangwa se uwambuka akaba yakicara cyangwa agaterekaho ibyo yambutsa. Ubu ni bumwe mu buryo bwakoreshwaga mu gihe cy'icyo gihe, cyangwa se mu gihe cyitwa prehistoric era. Uburyo bwa gatatu bwakoreshwaga ni uburyo bwo gutwara ibintu ku mutwe cyangwa ku bitugu, aribyo twavugaga. Gusa ubu bwari uburyo butizewe, kuko niba ugiye kure ibyo wajyanaga ari ibipfa cyangwa ibibora byakuboreragaho. Ngaho reka turebere hamwe n'igice cya kabiri. Mu gice cya kabiri cyiswe igice cya kamere cyangwa se ancient era. Iki ni igice cya kabiri nk'uko turi kubivuga, nk'uko ubyumva, nk'uko ngiye kubigusobanurira. Ni mu myaka hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 3500 mbere ya Yesu cyangwa Yezu Kristo. Iki gihe iterambere ryisumbuyeho ku gihe cya mbere cyitwaga prehistoric era. Ingendo zaho zagiye ziyongera kubera yuko n'abantu barimo bariyongera, ubwenge bwabo bwiyongera, bakavumbura uburyo bugiye butandukanye. Gusa nanone ntango baje kujya kure cyangwa se ngo biyungure byinshi bitandukanye n'iby'igihe cya mbere cyabayeho, kubera yuko muri iki gihe hakoreshwa uburyo butandukanye nk'amafarashi n'inkwagura. Hakoreshwaga amato ya kera, yari amato y'imikenyero n'amato y'amapine. Nawe ibaze ku bwato bw'amapine buri mu mazi, wibaza uburyo bwakoreshwaga. Gusa uyu munsi sicyo naje kugusobanura by'umwihariko, reka dukomeze kugira ngo tubashe kugera ku ivumburwa ry'imodoka tudatinze. Muri iki gihe kandi ntitwakwibagirwa kuvuga yuko bakoreshaga amazi atwara ibintu, aho wakeneraga kohereza umuzigo wawe ukaba wawutereka ku mazi, niba ari uwambuka ukavugana n'abawakira. Kuvugana nabwo ntabwo hakoreshwaga uburyo bwo kuvuga yuko bakoreshaga telefoni cyangwa ibindi bikoresho by'itumanaho. Ubwo kuvugana yabaga ari ukohereza intumwa cyangwa bakarasa imyambi, iyo myambi ikaba yari iriho ubutumwa. Reka nanone ibyo ngibyo tubyirengagize, ahubwo mbanze nkubwire yuko uburyo bwo kwambutsa ibintu ku mazi ni uburyo bwakoreshejwe muri Misiri na Roma cyane. Ubwo ni Roma ya kera, aho ubu ngubu uyu munsi ari mu Butaliyani. Dukomeje n'igice cya gatatu cyangwa se igihe cya gatatu cyabayeho, tukareba n'ibyakiranze mu bijyanye no gukora ingendo. Igihe cya gatatu cyabayeho ni igihe cyitwaga igihe cyo hagati cyangwa Middle Ages. Ni hagati y'imyaka 500 n'imyaka 1500 nyuma y'urupfu rwa Yesu cyangwa Yezu Kristo. Iki nacyo ni igihe abantu bari kugenda bateramo imbere cyane, uko bagendaga biyongera nabo bagendaga batera imbere. Aha hakoreshwaga amafarashi nk'imodoka, nk'uko uyu munsi natwe ubona tugenda mu modoka, nabo bakoreshaga amafarasi. Amato manini yo mu bucuruzi ndetse nayo mu ntambara, ayo bitaga Viking ships and dogs. Hakoreshwaga kandi ingobyi n'amagare, hakaba harakoreshwaga amagare ajya ku nka ndetse no ku mafarasi cyangwa se imbogo zabaga zifite imbaraga cyane. Igihe cya kane ni igihe cyitwaga igihe cy'ivumbura mashya cyangwa se ukite Renaissance and Early Modern. Kikaba ari igihe kijya kwegera ibihe turimo uyu munsi. Gusa nanone si igihe kiri hafi, kuko kirimo inyuma ugereranyije n'uyu munsi, kikaba kiri inyuma imyaka isanga 200 n'ingahe yose. Iki ni igihe cyabayeho ku isi, kiba hagati y'imyaka 1500 n'igihumbi800 nyuma y'uko Yesu Kristo yitabye Imana. Iki ni igihe hakoreshwaga amato manini ugereranyije n'ikindi gihe. Twavuze ku mato y'ubucuruzi ndetse n'amato y'intambara, ariko iki ni cya gihe ibihugu byari byaramaze kumenya ubwenge, byaramaze kubona imbaraga, byaramaze kuzana umururumba, aho igihugu cyari gifite ubushobozi bwo gukoloniza ikindi. Hakoreshwaga amato bitaga amato y'abakoloni. Iki ni muri cya gihe habagaho inzira ya gari ya moshi, ariko zari inzira za gari ya moshi zoroheje. Habagaho amafarasi n'amasanduku byatwarwaga.
aho wasangaga ifarasi iheka isanduku ikayitwaramo imizigo, cyangwa ifarasi ikaba iheka igare, cyangwa ubwo nimvuga gutyo tuvuge yuko ifarasi ikurura igare, imizigo ikaba yajyamo inyuma, cyangwa se ikaba yafata imigozi iziritse ku isanduku ikagenda iyikurura. Iki nicyo gihe cya kane cyabayeho. Byumvikane yuko igihe cya kane iterambere ryari kugenda ryiyongera ugereranyije n'ibindi bihe. Tudatinze reka turebere hamwe igihe cya gatanu, ni nacyo nifuje yuko turi bugarukireho uyu munsi. Ni hagati y'umwaka w'1800 ndetse n'1945. Ubwo ni igihe cyarangiranye n'itangira ry'intambara ya kabiri y'isi, ni mu gihe cya Adolf Hitler n'igihugu cye cy'Ubudage. Iki ni igihe isi yari iri mu iterambere ryihuse, hakaba harakoreshwaga amato manini y'ingufu z'amazi. Gari ya moshi z'amavuta nibwo zatangiye gukoreshwa, gusa izi gari ya moshi zikaba zaragiye zikumirwa cyane kubera yuko zoherezaga imyuka myinshi cyane mibi mu kirere, bikaba byaravuyemo guhumanya ikirere cyane bigereranyije no mu bindi bihe. Uko isi igenda itera imbere mwa bantu mwe, niko amakosa n'amafuti bitandukanye bigenda bibaho. Kandi muri iki gihe ikindi wamenya nuko ari nabwo ubwoko bwa mbere bw'imodoka bwabayeho, ari nacyo uyu munsi twiyemeje kugarukaho. Ngira ngo ngusobanurire neza ubwo bwoko bw'imodoka yabayeho ni ubuhe, bwavumbuwe nande. Niba ubyumvishe neza, iyi modoka nibwo yabayeho bwa mbere mu mateka y'isi. Ngira ngo niba wumvishe neza ibi bihe wanumvishe neza ko mu 1885 aribwo imodoka ya mbere yabayeho. Ese ufite amatsiko uti uwakoze iyi modoka ninde? Imodoka rero reka nkumara amatsiko nkubwire uwayikoze ninde, yo yitwaga ngo iki? Imodoka yitwaga Benz Patent Motorwagen. Byumve neza, yitwaga Benz Patent Motorwagen. Imodoka yakozwe na Carl Benz wayitiriye mu izina rye rimwe rya Benz. Yitwaga Carl Benz, imodoka ayita Benz Patent Motorwagen. Carl Benz yakoze iyi modoka mu 1885, ayikorera i Mannheim. Mannheim ni mu gihugu cy'Ubudage, niho iyi modoka yakorewe. Gusa iyi modoka nubwo yakozwe mu mwaka w'1885, yatangajwe ku mugaragaro mu 1886, kandi ikaba yarakozwe n'ikigo cya Benz and CIE. Iyi modoka ya Benz Patent Motorwagen yari yihariye kuri ibi bikurikira nk'uko ngiye kubikuganiriza. Iyi modoka yagiraga amapine atatu yonyine, yagiraga amapine abiri inyuma n'ipine rindi rimwe imbere. Iyi modoka kandi umuvuduko wayo wari umuvuduko mukeya ugereranyije n'umuvuduko w'imodoka z'uyu munsi. Ikaba yaragiraga umuvuduko ungana na kilometero 16 mu isaha imwe, kandi imodoka ikaba yarakoreshaga horsepower ya 0.75. Niba kandi udasobanukiwe ibijyanye na horsepower, nyemerera ngusobanure neza. Menya ko horsepower ni igipimo cy'ingufu moteri ikoresha kugira ngo ibashe kotsa, gutwara cyangwa guha ikintu runaka umuvuduko. Kugira ngo byumve neza, imbaraga imwe ya horsepower iba irutaho gatoya imbaraga z'ifarasi ishobora gukurura ibintu biremereye. Urugero rworoshye kugira ngo ubashe gusobanukirwa horsepower maze tubone gukomeza. Niba horsepower imwe ingana n'ifarasi imwe, cyangwa se horsepower ingana n'imbaraga ifarasi yakoresha zose kugira ngo ikurure ibintu biremereye, bivuze ngo imbaraga za moteri cyangwa se imbaraga zingana na horsepower 100 za moteri zingana n'imbaraga z'amafarashi 100 yabasha gukurura ibintu biremereye. Ikindi kandi wamenya kuri Benz Patent Motorwagen yari yihariyeho nuko yashoboraga gutwara umuntu umwe wenyine. Gusa ubwo iyo yabaga ikoreshejwe nabi, umuntu umwe yabashaga kumurenza ikaba yatwara babiri, ari byo twita gutendeka muri iki gihe. Byumvikane yuko iyi modoka yabashaga gutwara uyitwaye wenyine, ari byo byaje kuvugururwa kugera aho imodoka ibasha gutwara abarenga 100. Gari ya moshi ziza kugenda zigera ku rwego rwo gutwara abantu 100 ndetse n'abantu 1000 n'imitwaro yabo. Iyi modoka kandi ikindi wamenya nuko yagendaga gake cyane ku buryo utakumva uburyo wari kuyifashisha mu rugendo rurerure uzamaramo igihe kirekire, cyane cyane yuko iyi modoka yajyaga igera igihe kugenda bakaba bibihagaritse bitewe n'umunaniro nayo yagiraga. Yari imodoka ya mbere yari ibayeho, bivuze yuko nanga abantu bari bakamenye ubwenge bwo gukora ibintu biri ku rwego rwo hejuru.
Iyi modoka yagendaga gake cyane ku buryo tugereranyije twifashishe urugero rw'ingendo mu Rwanda. Niba Google ikwereka yuko uvuye Kigali werekeza i Rusizi ugakoresha umuvuduko ungana na kilometero 80 cyangwa 100, ubwo kugira ngo ubyumve neza, uvuye i Rusizi ugakoresha umuvuduko uri hagati ya kilometero 80 n'100 mu isaha imwe, ku modoka isanzwe wagenda amasaha arenga 4 n'iminota 50, hafi 52, ni amasaha yegereje kuba amasaha 5. Nyamara iyi modoka ya Benz Patent Motorwagen yakoreshaga umuvuduko ungana na kilometero 16 mu isaha, ikabayo iramutse ivuye i Rusizi yerekeza i Kigali cyangwa ivuye i Kigali yerekeza i Rusizi yakoresha amasaha ari hagati ya 17 n'amasaha 22. Ni mu gihe imodoka isanzwe twavugaga yakoresha amasaha ari hagati y'amasaha 4 n'amasaha 6 ku modoka yagenze gakeya. Usibye kandi umuvuduko muke, iyi modoka yari ifite urusaku rukabije. Uru rwari urusaku rutakihanganira buri wese waba yitwaye. Iyi modoka yari ifite umwuka unuka, byaturukaga kuba iterambere bakoreshaga mu gukora moteri ntango ryari iterambere rihagije, ntango yari afite ikoranabuhanga ryari rigezweho ugereranyije n'irikoreshwa uyu munsi, ku buryo umwuka wavagamo wari umwuka unuka cyane, ndetse ukaba wari umwuka wangizaga ikirere ku rwego rwo hejuru. Iyi modoka na radio yabagamo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Gusa ibitangaje kuri ino modoka nuko byari bigoranye kuba wafata feri. Uti byari bigoranye bite? Feri y'ino modoka yihagarika yashoboraga kuba yatinza umuntu kandi ikanamurenza aho yajyaga. Bivuze ngo gufata ino feri byagusabaga yuko utangira kugerageza mbere yuko upanga guhagarara. Impamvu yateraga ibingibi rero nuko hari uburyo bw'igiti cyakoraga ku ipine y'inyuma, icyo giti kikaba cyavunikiraho ndetse ibyo bigafasha mu kugabanya umuvuduko. Bivuze yuko utwaye imodoka hari ikirindi cyazaga imbere, icyo kirindi nicyo yafataga nk'uko uyu munsi tugabanya feri, yagifataho cya giti kikaba cyakora ku ipine ry'inyuma kikikubaho kikagenda kivunikira kuri ya pine, ibi bikaba byarayifashaga mu kugabanya umuvuduko kugeza ubwo ihagaze. Gusa ibi ngibi byatezaga ingaruka nyinshi kubera yuko ibi byangizaga n'ipine ku rwego rwo hejuru. Ikorwa n'ivumburwa ry'iyi modoka ntiryigeze rinyura abaturage ku rwego bashimiraga cyane, kubera yuko abaturage bumvaga yuko iyi modoka ari inzira yo kwihutisha urupfu rwabo. Ariko nanone amategeko n'abanyamategeko nabyo byarwanyaga iyi modoka cyane, kuko nubwo iyi modoka yari ikozwe ikavumburwa ari igisubizo, ikavumburwa ari ikintu cyiza, nta mihanda yari yaratunganijwe. Ibi byumve neza, nta mihanda yari yaratunganijwe ngo itegurirwe kuzanyuramo imodoka, byumvikane yuko byari bikigoranye, ari urugendo rurerure. Ariko nanone ikindi utakumva nuko nta mategeko yagengaga utwara ikinyabiziga, kubera yuko nanga imodoka zari zakabayeho. Bivuze ngo ntacyo byari bugusabe ngo utware, nta n'icyo byari buvuge ngo wahanishijwe, kubera yuko nta tegeko ryagengaga utwaye iyi modoka. Ibi rero bikaba byari byaratumye iyi modoka irwanywa cyane n'abaturage ndetse n'abayobozi. Wakibaza uti iyi modoka yo yaje kuba yakundwa n'abantu ite, byaje kugenda bite ngo kuri uyu munsi imodoka zibe zikoreshwa cyane? Umugore wa Carl Benz ariwe Bertha Benz mu 1888 nibwo yakoresheje iyi modoka. Urugendo rwayo rwa mbere rwari rugizwe n'ibirometero 106 ndetse arurangiza amahoro birenze uko abantu babitekerezaga. Ibi ngibi rero byaje gutuma rubanda muri icyo gihe bagira icyizere cy'imodoka, babona umumaro imodoka yaba izanye ndetse babona n'ibibazo imodoka yaba igiye gukemura. Bongera kwizera yuko iyi modoka atari kirimbuzi, atari yo kwihutisha urupfu rwabo, ahubwo bo bumva umumaro wo gukoresha iyo modoka. Ikindi kandi wamenya nuko nyuma y'uru rugendo mu mwaka w'1889 iyi modoka yavuguruwemo iyiswe Benz Victoria. Yavuguruwemo iyiswe Benz Victoria, yagiraga amapine 4 ndetse ikagira na feri ifatika, bitandukanye n'imodoka ya mbere itaragiraga feri ifatika. Mbere yuko hatangira gukorwa izindi modoka zigiye zitandukanye ndetse ziteye imbere, Carl Benz n'ikigo cya Benz & CIE
bakomeje bakora imodoka zitandukanye, aho bakoze imodoka nka Benz Velo ari nazo zaje kuvamo imodoka zakozwe ari nyinshi ndetse zinagurishwa ku bwinshi. Ikiganiro cyacu ni hano tukirangirije, gusa mu ncamake reka nkwibutse yuko imodoka ya mbere yakozwe yitwaga Benz Patent Motor Wagen. Iyi modoka yagiraga amapine 3, ikaba yarakorewe mu Budage i Mannheim, ikaba yarakozwe na Carl Benz. Imodoka rero yaje kuvugurwamo imodoka y'amapine 4 mu 1889 ndetse iza gukora urugendo rwayo rwa mbere mu 1888 rwakozwe rufite ibirometero 106, rukorwa n'umuntu umwe ariwe mugore wa Carl Benz witwaga Bertha Benz. Kugeza uyu munsi rero hamaze gukorwa imodoka zitandukanye ndetse z'amoko atandukanye. Niba wishimiye iki kiganiro ukaba wifuza yuko tukazasubira nkubwira ibijyanye n'uburyo imodoka zakomeje gusakara isi yose, inganda zaje kwigarurira isoko ndetse no kugira ngo hakorwe n'ibindi binyabiziga nk'indege n'amato akomakomeye, nyandikira ubinyujije muri comment section kugira ngo ubutaha tuzabane. Ndagushimiye cyane kandi we twabanye muri iki kiganiro, kandi nizere yuko iki kiganiro cyakunyuze rwose. Mbere yuko ngenda nkwibukije gukora subscribe, kandi niba wakunze iki kiganiro ugisangize n'inshuti, tujye tubasha kubana mu muryango mugari wa Iwacu Topic.